ahantu keza warambabaje watumye nango nakundagariye undi muzima cyangwa nasinze ariko ahantu mana yanjye ariko aba hano mu rugo bimeze bite ko mudakoma mwebwe ko mudakoma bimeze bite ariko no mu buriri babujaje kansome gake niyame kandi yajyamiresha ntago mumenye ngewe umbariyete mukunzi wanjye yego ndakubona urabizi tumaze igihe kirekire njye nawe dukundana kimyaka ndabizi ntibeshe hari gushira nk'imyaka 5 ariyete rero makamubwire mwana nkunda ubu bukwe namaze kubushira kuri gahunda ubukwe bwanjye nawe ubu nje nawe pe tugiye gutegura ubukwe kuko n'ubundi gihe tumaze dukundana kirahagije waramenye nanjye nanakumenye yego sheri iby'ubukwe ndabyumva ariko se kuki igihe cyose nabikubwiraga ntubyumve ubu ngubu byoho ubyimagine ute kuki ubyihutishije se nta kibazo kibirimo tumva ibyo bintu rwose ntari kubyumva neza genda abona tutakihutisha ubukwe tukabitekerezaho noneho tukazaba tubipanga igihe kiracyahari mbasheri si ukwihutisha ubukwe cyane ibyo bambwiraga narebye nanjye nsanga ni ukuri pe kandi nsanga nanjye nkomba kubikora umva nkubwiye sheri wanjye impamvu navuze ngo dukore ubukwe vuba nuko pe urukundo rwanjye nawe tugomba kurushumangira tukabishyira mu bikorwa isi n'ababyeyi bose bakatubona none si sheri ko wavuga nta bushobozi buhari ndi kukubwira iby'ubukwe uyu munsi ukaba uri kubwihutisha waba ubonye none se ubundi buvuye njye ntabwo mbishaka tube tubiretse dushaka ubushobozi ese nyine tuzereka abo biyo miryango uri kuvuga ibintu bigaragara bimeze neza sibyo sheri byumve kandi tube turetse pe tube tubihagaritse tubutegure neza dushake ubushobozi ku buryo mbese tuzazaseba tekereza dusebye mu bukwe kandi baravuze ngo ugiye gushaka ubushobozi urumva se kitaba ari ikibazo nawe bitekerezeho wumva oya sheri narebye nsanga ibintu by'ubushobozi twagombye guhoramo ubushobozi n'uburyo utegereje ngo nzakora ibintu namaze kubona amafaranga narakize ntago byashoboka aho ko ubushobozi dufite ubu nibwo bubasha dufite reka dukora ibintu bive mu nzira ko bitagoye cyane uri kubyangira iki erega si ukubyanga ibyo uba ukumbwiye nanjye ndabishigikiye ntabwo ari byo utegeneye kugenda ejo ahubwo ni ukugira tubanze dushakishe nitumara gushakisha tukabona ubushobozi tuzaba duteguye ejo hazaza tutazaba nk'ababandi bagenda uyu munsi ejo ugasanga bakeye nawe kandi bitekerezeho urumva ari byo rwose sheri wanjye oya sheri ibyo bintu by'ubushobozi uri kumbwira ndikumva naho bishingiye ubu se ko mbere wari wambwiye ngo dukore ubukwe wari uzi ko ubushobozi nzabukora yego ubushobozi ni ngombwa ariko sibwo bwubaka none se ubwo ushatse kuvuga ko nta bantu urabona bakora ubukwe no kwishura inzu bikabananira nyuma y'ubukwe ntabwo wari wababona ariko nta ibintu bambwira by'ubukode ubukode ndumva aricyo kintu cyaba ikibazo urabizi ko inaha iwacu iyi nzu niyo bibiri urayibona niyo ubuntu yewe bayigutiza urambwira ngo nawe nanirwa kwishura inzu gute umva ngereka nkubwire nagucishije hirya na hehe ariko menya ko iby'ubukwe ntabishaka ntabwo mbishaka pe c'est vrai ntabwo mbishaka
kandi ubyumva. sheri kubera iki? Kubera ko ntabishaka. Erega ntabwo nshaka guharikwa, ndacyari mutoya. Ariko wari uzi ko ibyawe ntabizi. Narabimenye byose. Ntunyijijisheho rero. sheri ibyanjye uzi ni ibihe? Ntukanyijijisheho. Ushatse kumbwira ko wowe na Keza mutari mu rukundo? Umva byose narabimenye. Rwose uransekeje. Ujya ubona nuko dukora no mu kazi kajya ngo njye na Keza turakundana. Reka habe na gati. sheri ka nkubwiza ukuri pe n'ukuri kw'Imana. Ni wowe nshaka, wowe mazi amara icyaka, wowe mwari waka ukwikamba buri mwaka. Ni ukuri sinarota nguhemukira. Tekereza ko napanze n'ubukwe vuba. Ni ukubera wowe, ni ukuri ko ngukunda pe n'ukuri kw'Imana. Ni ukubera njyewe ndagukunda birenze. Ariko se sheri kugiye gucyo koko? Ni ukuri kw'Imana sheri, ariko sheri ko ngukunda ugiye ute koko? Sheri urabona rero aha hantu nkuzanye sheri wanjye nkuru ahantu ndi gufatira akayaga. Sheri ndabyumva hano hantu ndabona ari heza tukareba amazi akayaga gahari. Shashe ntabwo nakuzana ahantu habi mu buzima. Ndega ndagukunda birenze sheri mwiza. Karabishiri koko buri ngiye kubaza ikibazo. Iyo witegereje urukundo rwacu nje nawe ubona bimeze gute sheri? Sheri nyine ndabona bimeze neza nk'ahantu bahwanzanye. Mbese reba aya mazi mwiza we. Sheri ni byiza pe, kuva ni byiza nabikunze ngewe. Sheri sibyo njye nkubwira. Ndege bwa bebe wanjye ndagukunda. Ni ukuri kw'Imana nziyemeza nkora ibishoboka byose, ariko nuweho nawe mukunzi. Yego sheri ni ukuri kw'Imana wene nzaza n'uruhara. Ariko sheri wanjye mwiza mbona se neza, mbona guwe neza, ubuzima ari tayari. Sheri bebe homa nkwereke. Nkomeza nkwereke bebe wanjye. Oya bebe manune ya matsiko. Bebe kane ko wabikoze? Sheri nabikoze pere. Sheri wanjye bebe Sheri urakoze cyane pe. Rega ndagukunda mukunzi. Sheri ntabwo nabona uko nkwishimira, urakoze cyane ariko. Ko bebe wanjye. Karame sheri. Wari uzi n'ikindi sheri? Sheri ntabwo mbizi. Haguruka nkwereke. Bebe haguruka yewe. Sheri magurutse. Haguruka nkwereke mukunzi. Sheri urakoze cyane. Sheri nkwereke. Sibyo sheri. Ngo witonze gatoya. Ndaje. Sheri ugiye. Ndaje. Sheri genda we kunsiga nawe. Sheri ndaje ariko itonde gato iminota nk'ibiri gusa. Sheri yego. Sheri nga. Sheri mukunzi mwiza akakara. Sheri urakoze cyane. Uzabe hagati yacu mukunzi. Sheri urakoze pe. Sheri kandi ndagukunda. Urakoze pe sheri urakoze. Sawa. Yego sheri. Mbese unakwitira iki sheri? Umva karamizi mwana wanjye nkwihaniza. Abantu bari kukosha muri iyi minsi nibatakubakira baragusenyera. Uzi kusigaye urutwa na Rubuga kuko buno yahindutse. Bansenyera se cyangwa niwe hunsenyeye? Ubwo rushatse gusiribanganya ibimenyetso. Ubu ushatse kuvuga ko ibyo mwakoreye ku kidandari ntabimenye. Umva rero mushiki wanjye ibibazo birandambiye. Uzi ikibazo narimaranye iminsi na Rubuga hano mu muryango.
uzi ukuntu twicaye tukagikemura ibintu bikagenda neza. None dore na Karambizi arabizanye. Aba bana muri iyi minsi bararozwe, batewe n'iki? Biranyobeye cyangwa iyo mbikubwiye ntago bahana, bigenda bite? Ngo ikibazo cya Rubuga waragikemuye? Waragikemuye se wagikemuye ute? Mwari mwapfuye iki? Cyatumije utuma atavuga mu nama, ukitaba ubutelefone budashinga, ukagaba inka, ikimwaro kigukoza ukiruka. Iyo ureka akavuga. Ese ubwo ngubwo uri kuvugira Rubuga cyangwa hari ibindi ushaka? Yakugize umuvugizi cyangwa? Ntamuvugira se murumuna wanjye Samaraso amwe. Usibye no kumuvugira, nge nawe dufitanye ikibazo gikomeye cyane. Ariko se mwabana, ibibazo byanyu mugirana na so, uyu mureba ko ari so, ko bidashira muragira ngo bizagende bite? Nyumvira shangazi nawe, ubu suri kwiriga ubaza byinshi. Uzi ko Rubuga yirukanye umugore wazira ubusa. Ubu nta makuru ufite y'ibyabereye ku kidandari kuri Muzehe n'umugore wanjye. Ibyabereye ku kidandari ni bikisha? Ibyo wakoze n'umugore wanjye ntabyo uzi. Ariko man, iri ni ishano. Niko mushikiwe. Hari ibintu utazi koko byo mu rugo. Ubu abana nuko bantereza abarozi n'abanzi. Ubu bimeze bite? Rwose aba bana bashobora kuba barabaroze pe. Abana niba atari ugusenga nuko baraguriza. Abana baratunaniye pe. None se ibyo Karambizi avuga byabayeho cyangwa ntago byabayeho? Nyumvira uyu nawe koko. Urumva ibyo bintu byabaho ndi umubyeyi wareze aba bana bagankurira imbere ku buryo bagera naho bashaka abagore koko nkakenera kubishumbusha bibaho n'umutungo mfite urabona nabihangana. None se urambwira ngo yabivuze abikuye? Kumva no mu kidandari hose byamenyekanye. Urambwira ngo uyu mwana bivuze abikuye? Yes we. Anje this. Wow. Duherukana kera. Urasarewe cyangwa ndibeshye? Yeah. Yes. Yeah. Anje. Nari ngukumbuye. Yes we. Subwo ni wowe cyangwa mbaba na wongera umwe ndakwinjiza. Kumera mwawe cyo komera cyane. Neza utese. Meze neza shana ni ngukumbuye disubirangiye menya aho uri. Nenda nayoboye wagenda bazaga amakuru yawe bakambwira ko bataguheruka. Ndahira nukuri. Ariko man ukundeba ku buzima bwaracanze isi yanyikaragiyeho nibwo nabibona. None se hari isi byagenze gute bwo kumbona waburushijeho kwaguka bicyuki nkambona n'amabuno yaraje n'amataye byagenze gute kuri kumwe muzo bwara gucanze nkambona umeze neza? Cha Anje byihorere burya baravuga ngo ijoro ribaro wariraye. Je byarankomeranye gutyo ndeba uko nubwo uri kuvuga ngo amabuno yaraje reka amataye yabaye amataye. Wapi shasi covid nago nakabaye ngano cya. Alice rero ngiye n'ubwo kumwe ngo wahuye n'ibibazo kinshimishije niko twongeye kubona twese turi bazima naho ubundi ibibazo ni rusange naho bitaba. Anje we ndabyumvura bivuze koko ngo ibibazo ni rusange ako hari gihe noneho biza umva bikakwigirizaho umwana ukumva neza isi ni wowe irangiriyeho. Ega Alice buriya ibibazo ni rusange twese duhura nabyo ariko icy'ingenzi muvandimwe wangereka nkubwira ni ukumenya guhangana nabyo ugashika mu gasenga Imana ikabigufashamo kabisohokamo neza. Ariko se abubu ntabwo bazi uzi ukuntu bangenzeho ubwo banyikiraga umugore ari nyina w'aba bana bakiri batoya ndwana nabo ndabarera ndabakuza none babonye babaye abagabo nanjye ndashaje rumva ko zingana bakeneye kunyica birabananira none bagiye kuntereza abana banjye ngo baribo banyica ingosha ni munyice murampembye koko murampembye. Mva ngo aracabiranya homvomvwa tukwice iki? Ariko mana yanjye ngeze naho ntuko ibitutsi bingana gutyo koko abana nareze bandenganya ngo ndahomvomvwa sha nk'atari nge wabareze. Mana yanjye. Ariko rero Karambizi ayo magambo ubwira so wakubyaye ntabwo wari ukwiye kuyamubwira. Wari ukwiye kumenya ko yakubyaye kandi yakureze ugakura ukagera aho uzana umugore. Nubwo yakosa ntabwo wakwiye kumubwira ayo magambo. Ngo nubwo yakosa ku buryo rero yansenyera urugo mbireba ngaceceka nkamwihorera. Erega mushiki wanjye ibi ngewe biri kuba nta kintunguye kuko abana nge bigaragara kuko babaroze. Ngo baraturoze baroze Rubuga yirukana umugore we
none nanjye bandoze cyangwa ahubwo niweho baroza abagore bacu? ngo abagore banyu shaka rimwe mu batunze mfatanyije namwe kubatunga uretse kubagira inama. Erega byose twarabimenye, wabanje guhimba ibinyoma urabesha ngo nyirabukwe wa Rubuga niwe wishe mama. Ubonye ikinyoma cyawe kitari bufata urahindura ngo umugore wa Rubuga ntabyara. Ese ubundi wari ukuvuga ngo umugore wa Rubuga ntabyara ko yagombaga kubyarira Rubuga niho yagombaga kubyarira? narabikubwiye ngo ibintu uri gukora bizakugaruka, uranga untera utwatsi hamwe shikama ibi bakubaza ibibazo bikugereho. Ngiye kumbi mbona uri mushiki wanjye nkakubwira ibibazo by'aba bana nkagira ngo urimo uramfasha kubarera, kumbi uruhare runini rwo kuboshya ni wowe urugira. Mboshya iki? Wabandi ndarengana. Ibi byose ni ingaruka z'amakosa yawe. Ngo amakosa yanjye? Amakosa yo kubasigara nari imfubyi nkabarera nkabakuza kugeza ubwo mbashakiye abagore bakaba bari mu ngo zabo, niyo makosa nakoze? Niba ariyo makosa nakoze, ayo makosa ndayemeye, bayambabarireho noneho. Shanga nyumvira nga dushakira abagore na hari kubishakira ukuntu yagiye kundaranira umugore mu kidanda igisaza. Karambize ntukakubite so reka. Karambi woya kirazira ntugakubite so. Ntugakubite so ahubwo avayo. Va tugende rwose vayo. Vayo dukanga tugende. Nese Anje ninde wakurangiye ko ndahangaha koko? Nari mari nzi ko ari ubwihisho, nta muntu n'umwe wabimenya ko mpari. Aku urantunguye nkubwire ngo urantunguye, ndakubonye numva ndatunguwe. Ninde wakubwiye ko mpari? Mbabarira umbwire uwo muntu. Ariko urasetse ubure ko kurabona nabirwanya inshuti zanjye ziri, ngiye inshuti zanjye zirampumurira hano zirimba ngomba kuhamenya. Ngiye nabonye maze iminsi ndakubona, ndavuga byanze bikunze ngomba kumenya ahantu uyu mwana yagiye. Ndavuga ngomba kumenya ahantu wagiye, nkamenya n'icyatumye ugenda, nkamenya imva n'imvano ikintu cyatumye uva mu rugo ukagenda. Anje rero kundeba uko nguko, ndabyishimiye kuba mpuye nawe, ni ibintu binejeje mu buzima. Ariko n'ubundi hari ikindi kintu nshaka kukubwira. Ntago nshaka kugira ngo bamenye ko hari ikintu cyanzanye mu rugo, diri nzanye niyanjye. Nta nubwo bazi ko mvuka inaharega, bambona gutya gusa bazi ngo naje gupagasa, naje gushaka amafaranga, ariko ntago bazi kiri inyuma. Niyo mpamvu rero nshaka kugira ngo ibyanjye aba ari wowe wenyine ubigumana, sinshaka kujya hazagira umuntu n'umwe ubimenye, kuko babimenye diri zanjye zaba zipfuye, kandi ni igihombo kuri njye, hari icyo nshaka kugeraho. None se niyo mpamvu waje, ntuze mu rugo, ntuze mu miryango y'iwanyu, ahubwo ukiyizira kwibera muri uru rugo? Ubwo urarinda wambaza. Yego nyine hari impamvu yatumye nza ahangaha, hari icyo nakwepaga. Hari diru yanzanye mani, tandebo cyari diru yanzanye. Nzayikubwira nta nubwo bitinze, uzabimenya. Reba ahantu nsanze nawe uko nari meze. Nanze kuguha karibu se uko nkwanze. Uri inshuti yanjye nawe urabizi yuko ari inshuti ya mbere mfite. Ariko hari impamvu bura umumabuje tubana muri rugo aramutse amenye ko twanavuganye. Hari inshuti yanjye mfite mwikaritsiye. Diru yanjye yabipfuye, yahita zabiyegereza akababaza ibyanjye byose. Kandi bura ntabyo nshaka. Hari icyo nshaka kugeraho, nshaka kugira ngo azamenye nanjye. Ibyo nshaka narabigezeho. Ariko se Alice, komeruka ngiye nawe turi inshuti, nta kintu na kimwe ushobora kuba wamisha. Nkaba numva udashaka no kugira icyo ntangareza kuri diru yakuzanye muri rugo. Aho ntiyaba ari diru yo guhemuka wa mukobwa we? Urabizi twabanye mu bibi no mu byiza, nta kintu naguhisha pe. Ariko noneho diru yanzanyeyo, nkuko mbikubwiye, ntago ari byo kukubwira none ahangaha, ariko nzabikubwira. Tegereza wihanganye, wibyina mbere y'umuziki. Tegereza nukuri nzabikubwira. Alice, wa mukobwa we, ndabona utakiri Alice tuziranye, uri kuncisha. Ndabona warahindutse pe, igihe gishize tutabonana. Ndabona warahindutse, sinzi aho wabaga niba ariho haguhinduye. Anje we, ngo narahindutse, abantu nibo bampinduye.